tumaze kubyemeranya ko tugiye kuryamana, uwo mwanya yarambwiye ati noneho reka ninsigare nyine, yarambwiye ati reka njye ku muhanda kuzana udukingirizo, ati noneho nawe witegure niwitunganya ndaje, reka njye ku muhanda. uwo mwanya yagiye ku muhanda kugura iki, udukingirizo. ubwo njyewe icyakurikiyeho nahise nsubira mu cyumba cyanjye, ndabanza ndiba akajirete kari aho hafi, ndabanza nikoreraho udusuku, ndumva ntaraherukaga kogosha, nuko hari akajirete rero n'agakasi mpita nikorera isuku vuba vuba, umva nogosha vuba vuba nyine kugira ngo ngabanyeho gusa umwanda. nyine urabona iyo umuntu afite biriya bintu byinshi numva babyita ngo ni umwanda, sha ndabigabanya pe, ndabyogosha, noneho mpita ninyabya muri dushe vuba vuba, nditawaza bisanzwe nkaraba mu bintu nyine. noneho narangije kwitawaza agarutse nyine ari ku muryango, noneho ibyo birangiye ndihanagura neza, ngiye kumva numva ari gukomanga ku cyumba cyanjye, aramaze ati se uri tayari nze? ndamubwira nti ngwino nta kibazo. yarinjiye araza ansanga mu cyumba, noneho ubwo mbona azanye utwo dupuridanse aturambika aho ngaho, amaze kuturambika aho ngaho duhita twegekaho icyumba, gusa nta n'undi muntu n'umwe wari uri mu rugo, no ku muryango hose yari yafunze. arangije arambwira ati kandi ntubifate nabi, ati twese ni ukwifasha, twe dutingiye kugufasha nanjye nifasha, nawe umfashe wifashe. nibwo yanyegereye rero arambwira ngo mbere na mbere ngo ikintu cyanjye akunda, ngakunda ngo iminwa yanjye ngo ni ngombwa yuko mbanza nkamusoma. tuba twicaye ku gitanda cyanjye nyine, kuko turasomana, gusa nari mfitemo akantu k'isoni nyine kuko bwari ubwa mbere, nawe urabyumva nyine kuryamana n'umuntu bwa mbere. twarasomanye rero, nuko turyana iminwa, akajya amatira irange, akambwira ngo nanjye nimuhe ururimi, turasomana, asa numva ni byiza rwose pe, numva ni byiza kuko nanjye rega yari maze iminsi mufitiye agakashi ukuntu, uretse ko njye ntari bwerure ngo mbimubwire, ariko nanjye numvaga mufitiye kashi. umuhungu rero yandiye iminwa, ewana yafata uwo hasi nkafata uwo hejuru, narekura uwo hejuru nkafata uwo hasi, nkagahita afata uwo hejuru, hashira umwanya nkajya kumva nkumva ari kumpereza ururimi, nkahita ndufata, numvaga mu kanwa afite umwuka mwiza, nimba agashikarete yari amaze kurya, numvaga mu kanwa nyine ari guhumura neza, ku buryo kumusoma numvaga ntacyo bintwaye. uwo mwanya nibwo nagiye kubona mbona atangiye kunkora ku mabere, ewana nyine arankorakora kabisa, ankora ku mabere, akajya amfata imuko z'amabere akazikanda ariko atambabaza, sha nkumva ni byiza. ubwo twagumye muri ibyo rero, turategurana nk'iminota nka 30, kuko twateguranye umwanya munini cyane. nyuma nibwo yambwiye ngo ngaho ukuramo imyenda, nyikuramo, ariko twarasomanye umunwa ugira ngo numva noneho urimo urokera, numva umunwa washyushye. noneho nyuma rero nibwo yambwiye nkuremo imyenda, nyikuramo ikariso byose, njya ku gitanda. arangije arambwira ati rero, ati ubwiza ufite ntabwo nakurongora ntabanje kugusisa, dufite ibintu byiza, kandi igihe buri ibintu byiza, utundi bintu ngewe ntasisa sinanabirongora, ariko ikintu ureba kabisa ngo ukabona wagisisa, umva ati ntabwo napfa kurongora ntabikoze. nuko ubwa mbere ngiye kubikora ntabyo nari nzi, kuko ntabwo nigeze njya mu bintu by'abagabo cyane, uretse ko mbere y'uko njya muri uru rugo rw'aba bantu nyine najyaga mbikora byo mu kavuyo gusa, kugira ngo n'ibyo bibiri nkajya nko mu kabari nijoro nkabona ibyo bibiri nkataha. umva umuhungu arambwira ni njyame ngo mfungure amaguru nyine,
ndaryama kabisa kuko nari maze kogosha hari hafite isuku numvaga nta kibazo. Umva atangira gukozaho nyine ururimi, ndumva nari mvuye kwitabaza. Umva arahakomba nk'abantu, yarahakombye kugeza ubwo nashidutse numva nenda kumunyara ahubwo mu kanwa kuko numvaga nenda kwinyaraho. Yarahakombye mu kuhakomba atangira gushyiramo n'intoki, noneho akajya abikoresha byose icyarimwe, agashyiramo intoki n'ururimi. Ibintu sha simbabeshye nararyohewe, ndavuga nti sha izi nizo swingi nari ngiye kwirengagiza. Nuko reka ari byo ne kubitindamo, ibyo ni ibisanzwe, twarateguranye birarangira. Tumaze gutegurana umuhungu arandombora pe, gusa dukoresheje agashashi twari twikingiye. Amaze kundombora yampaye amafaranga 50,000, arambwira ati kandi nizere ko ari ibanga. Ibyo byararangiye, iminsi irakomeza irihirika, ariko umutipe buri uko yagize off bitewe n'ibintu yari yankoreye nkumva ukuntu biryoshye. Ubwo byabaye ngombwa ko buri gihe uko yagize off tubikora kuko nanjye yari yanyishimiye. Noneho buri uko yagize off tukabikora, buri uko yagize off tukabikora. Byarakomeje ngira aho nyine nanjye mbigira nk'ibintu bisanzwe, nkajya mba mbizi ko kuwa gatatu gahunda hari yayindi, nanjye nkaba mbizi ko kuwa gatatu hari ikintu kigomba kuba. Iminsi yarihiritse rero kugeza ubwo papa w'uwo muhungu, ubwo njye ndamwita Patura kuko niwe wampaye akazi ko mu rugo. Umunsi umwe hari ku cyumweru rero, abana be bose ntabari bahari, bari bagiye gusura nyirakuru. Nasigaye mu rugo ari njyewe nawe twenyine. Numvaga ntacyo binyweye, nabaga ndi comfortable kuko nawe namufataga nk'umubyeyi wanjye, nawe akamfata nk'umwana, nta nubwo yamfataga nk'umukozi pe. Rero urumva nta nubwo nanakekaga yuko yatinyuka no kunsaba ibintu. Nuko rero ku cyumweru mu masaa 8 bari tumaze kurya ibya saa sita, kumwe abantu baba bahaze. Kuko rero bajyaga bakunda kunywa inzoga muri weekend, icyo gihe yarampamagara ati "Vayina dusangire", nanjye najyaga nzinywa nyine. Twarasangiye twicaye muri salo, umugabo nibwo yatangiye kunkoraho kandi mu by'ukuri atasinze ari muzima. Umugabo yarankorakuye ku matako, ariko kubera kwa kumutinya kumwubaha nkabura ukuntu mubwira yuko ari kumbangamira, yarankorakuye ku buryo yankarishije ageze aho arambwira ati "Latifa mwana wanjye, urabona nubwo ngufata nk'umwana wanjye ariko njye nanakubomora kuko burya ntabwo uri umwana wanjye, nawe urabizi." Ati "Rero uburyo usigaye uteye wa mwana w'umukobwa we." Ati "Nsigaye nkureba nkumva ubwenge buratakaye." Ati "None kubona nta bana bahari, byibuze wagize uko ngenza nk'agashimwe ko wabwiye yuko nagukoreye ibintu byinshi bikomeye, nanjye wampaye agashimwe nk'umuntu wakugiriye neza, kama nkabomoraho, hari icyo bitwaye?" Umutima warasimbutse, mbiri icyokere nk'umuntu uvuye muri sauna kandi ntagurutse aho ngaho. Mbura ubumwemerera, mbura n'ubumuhakanira. Kumuhakanira byarananiye, kumwemerera nabwo nkumva namwemerera, ariko nkavuga ntese ko maze igihe ndyamana n'umwana we w'umuhungu, ubu koko ibi bintu byaba ari byo? Nyuma umutima urambwira ati yaba ari amahano, amenye yuko uryamanye nawe kandi wararyamanye n'umuhungu we. Ndangije ndambwira nti "Patoro, kubera agaciro nguha, uburyo nkubaha, ntabwo nabasha kuryamana nawe kuko mba mbona uri nk'umubyeyi wanjye." Umugabo ati "Nicyo ngicyo unyituye nyuma y'ibyo nagukoreye byose?" Ati "Rero njyewe ntabwo nkunda umuntu unsuzugura." Ati "Ubwo unyeretse ko utanshimira byibuze bwa rimwe, nanjye unshimishe kubw'ibyo nagukoreye."
reka turangize zinga ibyawe wisohokere. mbona numva ibintu bihinduye isura. ndavuga nti ndabigira nde? ndavuga nti ibyo byo ntabwo nabikora, aho kugira ngo ngende wakiraraho ukakirirwaho ukongera ukakirirwaho. ariko ubwo mu mutima ndavuga nti se umuhungu yankangishije ko azabibwira papa we, none papa we nawe yankangishije ko aranyirukana. umuhungu yarembye ko abwira papa we akanyirukana, ngo koko nakora iki? ariko ndareba ndavuga nawe kugira banyirukane namuha pe. gusa ntuza mpera ndamubwira ko n'umuhungu we nyine twabikoze ndetse tubikora buri wa gatatu. umugabo ubwo maze kubimwemerera nibwo yanteguye. umugabo atangira kunkora ku mabere, ariko nari ndi gutitira natitira kuko ngo ndi gutinya kurongorwa. oya, kuko byo ntabwo ari ibintu bishya byari bimbayeho, ahubwo kubera ukuntu namutinyaga mwubaha numvaga ndi gutitira. ariko ntabwo nari bumwine, nawe ushyize mu mwanya wanjye urabyumva. ndabyibuka yakuye imyenda arambwira ngo nimusesengara arabikunda. gusa we mu by'ukuri byari binafite ishingiro kuba namunezeza, kuko yankoreye ibitangaza niko nabivuga. naramusishije iby'isuri mbishyira ku ruhande, ndavuga nti nkeneye kubaho ninjya, reka mbe ndetse kwivumbura no kwivumburukatanya. ariko mu mutima mpita niha papasi, ndavuga nti kuko umuhungu we anyishyura, reka mwongeze amafaranga, mubwira ajya anyishyura amafaranga menshi igihe twaryamanye, nyaterateranye, namara kugurira nzave muri uru rugo, kuko ntabwo nawe umugore w'abantu babiri, umwana na se byibuze ari umuntu umwe. nuko rero patoro byaje kurangira turyamanye, kandi we yambwiye ko atanakoresha ishashi twakoreye aho. gusa nyuma birangiye nanyoye ikinini, bya binini nyine umuntu anywa ntasame. umugabo rero agikozamo yabaye nk'umusazi, ku buryo noneho yatangiye kujya abinkorera buri munsi. nawe buri uko yagiye iriwe mu rugo nkaba mbizi ko arandongora. umva byagumye gutyo, mbese nkajya ndyamana nabo bombi kandi bakampa n'amafaranga, ariko nkayabika kugira ndebe ko byibuze umunsi nzuzuza 2,000,000 nahava, noneho nkajya kwitunga, nkareba n'akantu nashinga muri ayo mafaranga. niyo nafata iseta ry'inyanya n'intoryi nkajya ncuruza nk'abandi bagore cyangwa abandi bakobwa, nkumva byarutaho kugira ngo ngume ndongorwa n'abo bantu muri ubwo buryo budasobanutse. noneho kandi inyuma byaje no kugeraho wa muhungu nawe atangira kujya ndongoreraho, kuko hari igihe kimwe yashatse peredanse arayibura. amaze kuyibura arambwira ati rero n'ubundi ndakwizeye nawe nyizera, ntabwo nakirwa njya hanze gushaka indi, kandi imvura yari irimo iragwa, birangira dukoreye. kuva icyo gihe akorera hakumva ukuntu biryoshye, ntiyigeze yongera kujya kugura peredanse n'umunsi wa rimwe. ubwo nagumye mwaho hagati, umwe ku cyumweru undi kuwa gatatu, umwe ku cyumweru undi kuwa gatatu, gusa mwibanga pe. ikibazo rero mfite ubu ngubu kimeze gitya. naje kugeraho ndasama. mu by'ukuri mu gusama ntabwo nzi neza uwanteye inda, kuko igihe cyose nabaga namuye ikinini, sinzi ngo ninde wanteye inda hagati y'abo ngabo babiri. gusa nararebye ndavuga nti iyi nda kugira ngo mve kubwira uyu musaza ngo niye ungana gutya, reka mbwire uyu mwana w'umuhungu kariye, byibuze uyu mwana w'umuhungu tungana, n'ababyumva ntabwo byaba ari ibintu biteye isoni. umwana w'umuhungu ejo bundi nicara mubwira ibyambayeho, arangije arambwira ati rero Latifa, iyo nda yigereke kuri papa, yaba ari iyanjye cyangwa atari iyanjye, yigereke kuri papa, kuko ndabizi neza yuko nawe
akurongora. Ngaho ngwa mu kantu. Ndamubaza nti se ubizi ute? Ati njye nigeze kubifatira inshuro irenze imwe, ariko ntabwo nigeze mubimenya. Ati nigeze gutaha nsanga muri kubikora mpita nsubira hanze kugira ngo papa atabimenya bigasa nk'ibimubangamira. Ati rero njye ndacyari umwana, nta mafaranga mfite, nta kintu na kimwe mfite. Rero wibibwire papa umubwire ko yayiguteye. Papa afite amafaranga, ashobora no kutakugira umugore, akagenda akagushingira nk'akarimantasiyo ahantu, cyangwa nyine akaguha ubuzima bwawe ukicara ukarera uwo mwana. Ati naho njyewe njye ntacyo nagufasha, kandi nta nubwo ndishuwa neza ko ari iyanjye. Ati ariko papa ndabizi ko mujya mubikora, ati kandi we ntago azi ko mbizi. Ati rero bimubwire, afite kashi pe ni umukire byo. Ubyaye umwana usa nkanjye ntacyo byamutwara, ubyaye usa nkawe yabona n'ubundi ari uwe. Mw'abantu mwe, ubu ndi mu gihirahiro ndi kwibaza nti uyu muhungu ko yihakanye akanyigaranzura